Ndagira ngo wumve iyi nkuru kugeza irangiye kuko uraza kuvanamo isomo cyane cyane ku bantu bihebye cyane babona ko ubuzima bwabahindukiriyeho batarimo barabona ibyo bashaka. Iyi ni inkuru tugiye kurebera hamwe tukareba ese abantu bihebye bavumva ibihe byarabarangiriyeho bakumva isi yarabarangiriyeho Imana itakibibuka. Iyi ni inkuru yanyu, ndagira ngo mwicare mutega amatwi kugeza irangiye kuko ni inkuru iri buze kukugira akamaro ku muntu wese uzi ko wihebye, ku muntu ukora bikaba byanga, ku muntu wahize akazi akaba yarakabuze. Ndagira ngo wicare wumve iyi nkuru kugeza irangiye kuko iri buze kukugira akamaro, umenye n'impamvu udafite akazi cyangwa se impamvu utarimo kubona amafaranga menshi nk'uko ubishaka. Ugasanga bagenzi bawe, abantu mwiganye, abantu mwakuranye ahantu hamwe bafite amafaranga menshi, barakora bagahirwa, utwana rutaga ukabona turimo turakura tugahirwa, ariko wowe ugakora ugashyiramo imbaraga nyinshi cyane bikanga ntugire ikintu ugeraho. Muri aka kanya ngiye kugusobanura impamvu, muri iyi nkuru tugiye kurera hamwe ngiye kugusobanura impamvu ushobora kuba ukora ibintu byawe ntibigende cyane, ariko nawe nukoresha uburyo ndibuze gukwereka cyangwa se numva inkuru yose paka irangiye uraza kumenya impamvu, ndetse biraza no gukemuka nawe uzamere nk'abandi bose ndetse ujye no kubyifuza byose. Nkwibutsa kuba wakora subscribe niba utarayikora, utanga n'igitekerezo muri comment ndetse unasharinga n'iyi video kugira ngo igere ku bantu benshi cyane cyane n'imiryango yanyu irimo. Ngo hariho umwana w'umusore uri hagati y'imyaka 20 ukirangiza nyine ishuri. Gusa uwo mwana w'umusore yabanaga na mama wiwe gusa, ariko nubwo babanaga ubuzima ntabwo bwari bworoshye, bari babayeho nabi na amafaranga bari bafite ahagije. Uwo mwana yabanaga na nyina we gusa, mama we akazi yakoraga kari akazi nyine gasanzwe kujya kumesera abantu bakamuha udufaranga two kubatunga bombi n'umwana we kugira ngo nyine bishyure ibyo kurya, bishyure amafaranga y'inzu n'imyenda. Kuyibona byabaga bigoye, bambaraga imyenda yashaje, urumva ko bari babayeho nabi cyane. Umwana mu gitondo w'umusore yarabyukaga, umwana yirangije kwiga nta kazi afite, yarabyukaga agatunganya inzu y'iwabo, hanyuma nawe akoga akambara imyenda isanzwe kugira ngo ajye guhiga akazi arebe yuko bazava muri ubwo buzima bubi babayeho bombi na mama wiwe. Yarabyukaga akahita yambara imyenda nuko akahita agenda mu muhanda guhiga akazi. Yagendaga buri hamwe hose, agacana hose asaba akazi ariko akaburanirwa. Akaja mu iduka rya mbere avuga ati se nta kazi mwandangira, bakamubwira ati wapi. Yazengurutse hafi nk'igihugu cyose ahiga akazi ariko yarakabuze. Noneho kugira ngo wumve kuntu uwo mwana w'umusore yarababaje, nta nubwo basi yavugaga ngo ndimo ndahiga akazi akangaka runaka. We yashakaga akazi akariko kose, niyo kaba ari kiyede, niyo kaba ari ibiki, akazi akariko kose. We ntabwo yari afite umwanya wo gucagura ngo ndashaka aka kazi, we pfa gukora akazi kamuha amafaranga gusa. Urumva iyo umuntu ageze kuri urwo rwego ni ibintu by'akazi, ubukene buba bumeze nabi. We navugaga aracagura. Muri no minsi nyine abantu rangiza kwiga bakavuga ati bitewe n'ukuntu nizo ubwubatsi ndajya gukora igifundi cyangwa se njya kwiga ubwenjeniyeri cyangwa se ndajya guhiga akazi ko muri restaurant bitewe n'uko nizo hoteleri cyangwa se. Ariko uwo mwana we ntiyitaga ngo yize ibi n'ibi, we yashakaga gukora akazi gusa. Nicyo kintu cyo kimuri imbere mu mutima, avuga ati Imana imfashije gusa nkabona akazi nkava mu buzima mbayemo. Kugura urukweto byari bigoranye, kugura boxer byari bigoranye, telefone abana bari mu kigero kimwe babaga bafite telefone nini zikomeye za smartphone, bambara neza, bambara amasaha, bafite inyogosho nziza, ubona ko ari abana bakeye. Ariko we yagiraga n'ipfunwe ryo kujya mu bana biganye barangizanyije kwiga bitewe n'uko amafaranga yari afite n'akazi yari afite ko kuba yakwitaho gasa neza nk'abandi bana. Mama wiwe yirwaga nyine ubona afite ibibazo urabinaza, none n'ababyeyi iyo bamaze gukura baba bafite indwara, ukabona nyine biramubangamira kuko amafaranga afite yo kwita kuri mama wiwe. Mama we afite akazi gaciritse karaho, urumva ko bari babayeho nabi. Uwo mwana w'umusore iyo ataga n'injoro yahize akazi yakabuze, yaryamaga hasi ku buriri bwiwe akareba mu kirere akibaza se Mana niye mpamvu abantu turi mu kigero kimwe, abantu twakuranye, abantu twiganye, abantu twakinnye imikino imwe umupira, niye mpamvu bo babayeho neza bafite utuzi, njyewe nkaba ndi nkubiswe nkaba nta kintu n'ikina kimwe mfite. Noneho yari afite agatelefone nye ka make gaciritse, iyo yajyaga nko kuri Facebook yajyaga kubona inshuti nye biganye akabona zimwe za posting amafoto zisetse zishimye zasohotse, ubona nyine ko abantu bameze neza. Ibyo rero byari ibintu bituma yumva mu mutima yiwe aremerewe, akagira ngo ari ikintu yacumiwe ku Mana, aho urasenga Imana ati se Mana wazamfashije nanjye kwamvana muri iki kimwaro, kuko niye tinyaga no kujya mu nshuti zitegeza kugera ku rwego rw'uko utinya kujya mu nshuti zawe kugira ngo zitakubona bitewe n'ukuntu wabaga wambaye imyenda mibi, imyenda baguheruka mu myaka nk'ibiri ishize. Niyo wazaga wambaye ibikweto byarashaje, imisatsi ntiheruka kogoshwa, nyine yasaga nabi bitewe n'uko amafaranga yari afite iwabo nta bintu nyine baba bafite. Kubona ibyo kurya byabaga ari ukwiyuha icyunzwe, nyine ni mama we nabihigaga ibyo kurya. Urumva ko uwo mwana yarababaje, yararyamaga n'injoro amaze guhiga akazi yakabuze, akareba mu kirere akavuga ati se Mana niye mpamvu bagenzi banjye twiganye twakuranye twakinnye imikino imwe bafite akazi, njyewe nkaba ndi nkubiswe nta kazi mfite koko.
ati se ubu ntabwo ari ikintu nakoze ku Mana, ati se ari icyaha nabona nakoze basi njye kukihana. Ukumva ko afite agahinda, ibyo bintu bimuremerera mu mutima bitewe n'uko nta kazi afite kamuha amafaranga kugira ngo nawe yite kuri mama we ndetse nawe yiyiteho ase nk'abandi bantu. Uwo mwana w'umusore umunsi umwe bwarakeye ajya guhiga akazi nk'uko nyine asanzwe abikora, nuko ari mu nzira abakubitanye n'umwana biganye asohotse mu modoka nziza, umwana yari yambaye neza, umwana w'umusore biganye bari no mu kigero kimwe. Akimubona uwo musore wo ngo wahigaga akazi ahita yihisha kugira ngo atabasha no kuba yamubona, akavuga ati se iyi ni imbogo duhuye cyangwa ategeze, yatinye no gusuhuza umwana biganye, ahita yitsimba kugira ngo atabasha kuba yamureba. Aramwitegereza aho yari, abona umuntu biganye arakeye, asa neza, afuye mu modoka nziza, yambaye agasa gahenze, inyogosho ni nziza, ubona nyine ko uwo mwana yahiriwe rwose atameze nk'uwo nguwo ngo urimo guhiga akazi. Nuko aba yicaye nyine hasi ngo yari yihishe, aravuga ati se Mana yanjye, uriya muntu ko twiganye, reba ukuntu ameze, ibintu afite imodoka, ati njyewe ndacyarimo kwihishahisha nihisha n'abantu koko twiganye. Wumva nyine ubona ko umwana ababaje. Gusa uko iminsi yagiye iza n'ubundi yagumye ahura n'abandi bagiye bigana, agahura n'abafite amazu, agahura n'abafite abafite amamoto, abafite amakampani, yagiye ahura n'abana benshi bagiye biganye bahiriwe nyine mu buzima, ariko we akagumya ari nkubiswa. Amezi akagumya yihirika w'ubuzima budahinduka ari bwa bundi, ahubwo kugira ngo bihinduke ibibazo bikiyongera n'agahinda. Nuko uwo mwana w'umusore akimara kubona ibyo byose niko gufata umwanzuro, aravuga ati bishobora kuba ko ngewe koko naravutse nta mahirwe mfite, ati niyo mpamvu yo kwirwa niruka ku bintu n'uburyo ubwo nyine ntabwo ari ibyanjye, sinigeze mvuka kugira ngo ngewe nzakire, ubwo nyine Imana yandemye kugira ngo nzabe umukene. Niko gufata umwanzuro, aravuga ati reka njye kwirwa nicaye na mama mu rugo nta kandi kazi, nyine ubwo sinzongera no kwivuna. We urumva nyine yari amaze gufata umwanzuro, amaze kwiheba, avuga yuko Imana itamukunda, yamuremye kugira ngo azabe umukene. Wumva ibyiyumvo ahantu nyine ibitekerezo bye byari bigeze. Nuko ubwo yicaranye na mama wiwe agumye abwira mama agahinda kiwe ati mama, abana bose twiganye turabazi, bamwe twe duturanye hepfo, ati bose njya nabo barakize, bafite amafaranga, bafite imodoka, utekereza yuko niyo mbabonye njya nihisha kugira ngo batambona bitewe n'ukuntu mba nsa nabi. Mama we nyine yatujemo kumva uburyo umwana arimo kumugana ibibazo byiwe, umwana ari nako arimo kurira, ubona nyine ku mwana agahinda kamwica. Mama we nyine nawe agahinda kamwica, kubona wumva nawe kubona umwana wawe yirwa irira, abona abagenzi bakigeranya nabo, nyine namo bikamutera agahinda. Gusa nyine mama aramwihorera, acikagumye yumva ibibazo umwana we afite, umwana akamusona buri kimwe, kunabyuka akora cyane, yewe atanahiga n'akazi runaka, ahubwo ashaka akazi akariko kose kugira ngo ariko yivane mu bukene. Umwana akabwira mama wiwe, mama aratuza aramwihora, se yagira ikintu amusubiza. Nuko umunsi ukurikiyeho mama wa mwana ninjoro, mwibuke ijoro ryashize sigize asubiza umwana w'umuhungu. Umunsi ukurikiye ari ninjoro yahamagaye wa mwana we ku meza, aramubwira ngo mwana wanjye ndagira ngo tugire ibintu tuganireho. Ati mwana wanjye, kubona muri aka kanya n'akazi ufite umerewe nabi ntibivuze yuko wavukiye kugira ngo uzakene cyangwa se ube umucakara w'abandi cyangwa se ubeho nabi. Ati ibyo ntabwo ari byo. Ati rero abantu urimo kwirirwa ubona igihe cyabo cyarageze kugira ngo bahirwe mu buzima, kandi ntukigiranye n'umuntu uwo ari we wese. Ati muri aka kanya ushobora kubona umeze nabi, ibihe bikugoye, kubona icyo kurya bikugoye, kubona imyambaro bikugoye, atariko si ukubera ko Imana yakwibagiye cyangwa se idashaka yuko ugira ku mafaranga, ati ahubwo nuko igihe cyawe kitari cyagera. Ati umunsi umwe igihe cyawe kizagera, uzahirwa kandi uzishima. Bimwe byose wabuze muri iyo myaka igira nko muri 3 cyangwa 4 wabuze, bizaza mu myaka yose ubuzima bwawe, ahubwo uzabona wari warayobye, uzasanga ahubwo ibyishimo wari ubikuye icyo gihe ubiboneye. Ati ugenda wicira urubanza uvuga ko ngo Imana irakwanga, ngo nawe waremewe gukina, ati wapi, ahubwo niko igihe cyawe kitari cyagera. Atariko igihe cyawe nikigera rwose nawe uzabonga bari abana wirwa ubona ukabihisha. Uwo mwana akimara kumva ayo magambo yamuteye motivasiyo, yumva agize imbaraga. Nuko mu gitondo bubyutse arongera n'undi ajya kwiga akazi, avuga ati sincika intege nk'uko mama yabimbwiye, bishobora kuba ari igihe cyanjye kitari cyagera, ati ngo njye guhiga amafaranga. Urumva mama we yamubwiye ijambo ryatuma agira akanyabugabo, motivasiyo nyine ziriyongera, ajya abyuka ajya guhiga akazi nk'uko bisanzwe abikora. Uwo mwana w'umusore muri uko guhiga akazi noneho yahinduye system ahigamo akazi, yajyaga muri aya masiberi cafe, ubundi akaprayinga ku makampani akomeye, dokima ziwe, amadiplome, ibyo yigiye, akababwira ibyo ashoboye, agakora amasivi, akaprayinga noneho ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo arebe niba yabona akazi. Numva ko yarahinduye noneho system system nyine yo kwakamo akazi. Ntabwo yari akiri yabyaye bikimeza kumwe kwa mbere, yagendaga ku iduka cyangwa se agenda ahantu ku mashansi avuga ati mwama akazi kanaka wapeye hinde, uburyo yarasigaye yaprayinga ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo abone akazi. Gusa nabwo nibundi nibyabuzaga kugira ngo nibyaburaga
na rimwe na rimwe nabwo yanyurazagamo akagenda mu makaritsiye nyine y'aka kazi nk'uko asanzwe abikora. Gusa n'ubundi imbaraga yashyiragamo nyinshi ni kwa purayinga ku mbuga nkoranyambaga. Iminsi nyine yagiye irihirika, amezi arihirika, nuko igitondo kimwe ajya kumva telefone yiwe irasonnye aryamye, ya yindi yiwe nyine ya makeya. Aba arayifashe ashyize ku gutwi yumva ni kampani iramubwira ati twabonye diplome zawe, amadokima twabonye, twabonye CV yawe, twabonye umwana ufite ubwenge, ati rero twifuza ko waza kudukura muri kampani yacu nka manager wayo, ukazajya uyiyobora nyine ukamenya ibyinjiye ukamenya ibyasohotse ukayiyobora nyine nka manager wayo, twabonye uri umwana ushaka kuba ufite ubwenge. None bamubwira n'umushahara w'amafaranga menshi cyane, wumve nyine ko Imana ikora ibitangaza. Ati uyu mushahara n'uzaheraho, atari uzagumya witwara neza, tuzagumya tuwongera. Umwana amagambo yarabuze abura icyo avuga usibye ibyishimo gusa, nuko ahita abwira abantu ati murakoze, atije mu gitondo nzaza dutangira akazi. Umwana akirangiza gukupera telefone nyine abantu bamamaga akazi, umuntu wa mbere yese ahamagara ni mama wiwe wamuteye motivasiyo yuko igihe cyo kitari cyagera. Yahamagaye mama wiwe n'ibyishimo byinshi, arimo guseka ari nako amarira nyine ayasuka. Ati mama, ati fura byagenze bite? Mama aramubaza ati se mwana wanjye byagenze bite ko numva wishimye, byagenze bite? Ati mu gitondo, muri iki gitondo tuvugana nibwo kampani iyi ni yamamagaye kugira ngo mabere manager, kandi amafaranga banangije n'amafaranga menshi cyane. Iyo ukwezi kumwe azati duhindura ubuzima, njyewe nawe tugiye kubaho neza. Ati nkuko wabimbwiye koko, ati nubwo nuko igihe cyanjye kitari cyakageze, ati ubu ngubu ndakeka ko kigeze. Umwana noneho yari yishimye, bombi na mama wiwe barishima, baraseka kuri telefone, ari nako nyine banarira amarira y'ibyishimo, ariko ari nako bashimira Imana. Ati Mana urakoze kuba uduhaye aya mahirwe, ati urakoze, uri Imana nyembaraga. Banasenga nyine, urumva ko Imana yari yibutse uwo mwana w'umusore. Umwana w'umusore mu gitondo nyine bukeye yagiye kuri iyo kampani, akazi kiwe agakora neza, interview ikora neza nyine, baramubwira ati rwose ni wewe akazi niwe kari kabereye. Uko iminsi yagiye za umwana yagiye akora akazi ke neza, agakora neza, bakamwongeza umushahara, baramukunda muri kampani, babona ko ari umwana ufite ubwenge, bamwongeza n'imishahara. Urumva ko umwana yahiriwe. Nyuma y'umwaka umwe umwana yamaze kubaka inzu nini, mbere mu basigayemo afite imodoka. Umwana yarabayeho neza, ubuzima bwiza bw'indakemwa, ubuzima buri muntu wese yarota kuba yagira, n'ubuzima bw'abakire nyine. Umwana yarabayeho neza, gusa n'ibyamuje n'ubundi asenga Imana kuba wa wundi wa kera. None ntabwo yarasigaye agenda yihishahisha ngo bitewe n'imyenda yambaye, wapi, yarasigaye ku biteye inyogosho nyine nziza y'umwana w'umusore, akampara nk'abantu b'abasore, agasaha, imodoka nziza, ubona ko nyine ari umwana uri civilize ukeye. Nanjye rero ndagira ngo iyi nkuru tuyivanemo isomo kandi ryatugirira akamaro. Iyi si bundi kuntu iteye, iyi si igira ibihe. Uyu munsi ushobora kuba ameze nabi, ejo nkazamera neza. Sinzi niba mujye mubibona namwe ukuntu mubayeho. Uyu munsi ushobora kuba umerewe nabi, wumva rwose nta kirimo kiragenda mbere, ariko ejo bugacya wumva byose byashize, ukagira ibyishimo, ugaseka. Niko isi imeze. Muri aka kanya ushobora kuba umeze nabi, kumva ko nta kintu kizigezaho, ariko nyuma y'imyaka runaka igihe cyawe nikigera, nawe uzaseka, uzabona ibyishimo bimwe byose wahoze wifuza. Wowe ikibi ni uko wacika intege muri ubu buzima. Nimba wumva ushaka gukora ikintu cyangwa se ushaka kugera ku kintu runaka, ntuzigere ucika intege. Niyo byahura n'ibizazane, ugahura n'imbogamizi, ugahura n'abantu baguca intege, ugahura nyine n'ibibazo nk'uyu mwana nk'uko nguyu nawe yagiye ahura n'ibibazo, agahura na bagenzi biwe akitsimbatsimba. Wowe ibuka yuko iyi si igira ibihe bitandukanye. Uyu munsi imeze nabi, ejo nzamera neza. Wowe wicika intege gusa, gumya upushinge, ibintu uzabigeraho nta kibazo rwose. Wumve ko igihe cya kitari cyagera, ntumve ko ari igikuba cyacitse ko umeze nabi muri aka kanya, ahubwo wumve ko igihe cya kitari cyagera. Umunsi nawe niuza, igihe cyawe kizagera. Imana irimo kugupuraningira igihe cyawe cyiza cy'uko uzabona ibyo bintu. Uwo mwana urumva yari yarihebye avuga ko igihe cyo cyarangiye, ariko igihe Imana imaze kumwereka nyine, imaze kumuha ibisubizo, amaze gukora muri kampani, amaze kugira inzu, yabonye ko ahubwo igihe byaziye aricyo gihe cya nyacyo cyari gikenewe. Amaze no kwiga isomo, urumva yari amaze no kumenya, amaze kugira isomo avuga ati amafaranga ngomba kuyakoresha gutyo, ubukene buryana gutya, mama wanjye ngomba kumuha ibyishimo ibi n'ibi bitewe n'uko yasafarinze bikomeye. Urumva ko umwana yabonye amafaranga, noneho yanize isomo. Nawe muri aka kanya ushobora kurimo kwiga amasomo, Imana irimo kwigisha uburyo uzatungamo amafaranga. Igihe cya nyacyo nikigera uzabona amafaranga menshi, wowe ntucike intege gusa, ugumye upushinga. Nimba iyi nkuru yagushimishije, ibuka kuba wamfollowinga, ndetse utanga n'igitekerezo cyawe muri comment, uvuge n'isomo wavanyemo muri iyi nkuru, kugira ngo tujye tubana no mu zindi nkuru nziza nk'izi ngizi.